Imana twemereye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Nashukuru Mungu anatuitikia tuongee neno la Mungu. Ntabwo byoroshye kugira ngo twese tuboneke mu nzu y'Imana muri iyi minsi. Sote tuonekane mu nyumba ya Mungu leo hii. Abantu benshi bafite umunaniro w'amasengesho. Watu wengi wana mchoko ya maombi. Kubera amasengesho tumaze mu minsi itandukanye. Maombi tunamaliza siku tofauti. Ariko nizera wowe Imana yaciye inzira kurahanga umugisha. Ninaamini wewe mwenyewe Mungu alikatia njia utapata baraka. Ndikwifuza kugurisha umugisha muri uyu amasaha. Ninataka kubariki kwa Isa. Niba wemera guhabwa umugisha komera Yesu amashimisi. Amina. Eka tusome Yeremia. Tusome kitabu ya Yeremia 33. 33. Turasoma imirongo 2 gusa yonyine. Soma mistari 2 tu. Ukiona mimi nasimama tayari simama na wewe. Eka sawe Pastor Msafiri amfashe. Nasi Pastor Msafiri kunisaidia. Ni mirongo 2 gusa. Mistari 2. Wakati wa gatatu. Ya 2 na ya 3. Yonyine. Ile tu peke yake. Pastor wahageze wasoma. Pastor kama umefika unaweza soma pale. Yeremia 33. Yego. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Umutwe w'ijambo ravuga ngo amahoro azagaruka. No, Yeremia 33. Murongo wa kabiri wa gatatu. Umurongo wa kabiri wa gatatu. Uko ni Uwiteka avuga ari we ugira icyo akora. yego. Ari we ukirema akagikomeza. Yego. Uwiteka ari ugira icyo arema yarangiza akagikomeza. Yego. Uwiteka niryo zina rye. Yitwa Uwiteka niryo zina rye. Avuze amagambo ngo abaza bagutabara. Ntabaza bagutabara. Wereke ibikomeye biruhije. Wereke ibikomeye biruhije. Utamenya. Utabasha kumenya. Amen. Amina. Icara mu cyubahiro cy'Imana. Kama kwa utukufu ya Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ritekereza rifite ubwenge bwinshi ubuhanga n'ubushobozi. Ndasaba Imana kugira ngo iduhe uburyo bwo gusobanura misi y'umwuka. Tunaenda kuongea neno la Mungu leo na ujuzi na akili mingi. Naomba Mungu atufafanulie kwa gisi ya akili na gisi ya kujua ya kiroho. Imana Mungu ni ikirema. Njoo mwenyewe mbaka kitu. Yarangiza akagikomeza. Kisha Mungu anakitia nguvu. Buriya Satani, unajua Shetani ibintu bye byose bari fotokopi y'Imana. Vitu yake yote ni kopi ya Mungu. Ariko Imana y'amahoro, lakini Mungu wa amani ni ugira ikintu arema, anaumba kitu kandi yarangiza akagikomeza. Kisha anaitia nguvu. Mu yandi magambo, ingine maneno, Imana itagize ikintu kuremera ngo gikomere. Mungu akutana hakuna kitu anaumba iko. Nta kintu wabasha kugeraho. Hakuna kitu naweza fika hapo. Ndashaka kuvugana nawe muri iri jambo. Nataka nizungumze na wewe kwa neno hili. Ariko sinshaka kujya muri story y'iki gitabo. Sitaki kuingia kwa story ya hiki kitabu. Ntabwo nshaka kubyigisha mu isi ya teology. Sitaki kuifundisha kwa ulimwengu ya teology. Ahubwo ndashaka twige mu isi y'umwuka. Nataka tujifunze kwa ulimwengu ya roho. Uyu mwaka utambutse, mwaka ilipita, ibintu wagerageje kwiremera byose ntibyakomeye. Vitu ambavyo ulitumia havikuwa nguvu. Ibyo wakoresheje imbaraga zawe byose ntibyakomeye. Ndio ulifanya kwa nguvu yako havikuwa nguvu. Ibyo wagerageje ubwenge bwawe ntibyakomeye. Ulijaribu na nguvu zako havikuwa nguvu. Ibyo familia yateye inkunga ntibyakomeye. Yenyewe uliruka mkono havikuwa nguvu. Ibyo Filipi yateye inkunga ntibyakomeye. Yenyewe Filipi uliruka mkono havikuwa nguvu. Ariko Imana y'amahoro, Mungu wa amani, narivuze ngo ikuremere ikintu. nasema kurudia kitu. Muri uyu mwaka tugiye kwinjira, Mwaka tunaenda ingia. ikuremere ikintu. Wakurudie kitu. Kandi niyarangiza kukirema, Akisha kuunda kitu, nirangiza igikomeze. akifanya nguvu. Kubera yuko itagikomeje, Asipokitia nguvu, abadayimoni bakigwamo. mapepo watakunyang'anya. Ariko niyagikomeza, Awele kama kikiwa nguvu, ntabwo bagikura mu nzara zawe. hawezi kukiondoa kwa maisha. Shaka ko Imana igira icyo uremera kugira cyane mu Rwanda. Imana y'amahoro, Mungu wa amani,
unachukua deni ugashaka inyungu mu bandi unatafuta faida kwa watu wengine, ariko ibyo bintu byose bigahomba. ile vitu yote vinahomba. ariko uyu mwaka tuyishimo 2023 Hii mwaka tunaingia ndani, Imana igira ikintu ikuremera, Mungu akumbie kitu nirangiza iragikomeza isiga igikomeza inagikomeze ako kantu. Jewe nibwo buhanuzi ndi kumva mfite. Njoo na pili nasikia niko na Mbere kuyu mwaka, kwa hii mwaka nagize plage cyane. ni mwaka niliona mchezo sana, nilifaa mchezo sana. Hii mwaka Bwira umwegeranye ngo Imana irakomeye. ambia wenzako Mungu anaweza. Nari nzi ko abantu baba hanze baterwa. Nilikuwa nawaza watu wa nje waoneshe wake. Mwana w'umugore muri Canada. Tumoja akaniita kwa Canada, Arambwira ko yarasenganaga. tulikuwa tunaomba pamoja. Arambwira ngo pastor, Akasema pastor, ngo iki Imana yambwiye nti una kitu Mungu ameniambia. Akasema arambwira ngo uyu mwaka mwa hii mwaka nabonye Satani niliona shetani afite ifuhe iko na wivu ry'ubuzima bwawe ya maisha yako. arambwira ngo kandi Tena kaniambia, nabonye arakaye cyane. niliona masirika sana. Ndavuga mu izina rya Yesu. Kasema kwa jina la Yesu, Ubonda mutwika. wewe ni tangu. Arambwira ngo icyambere Akaniambia ya kwanza, usenge ushobora kurwara cyane. uombe unaweza kuota sana. Kabiri usenge Ya pili uombe ashobora kugera ku butunzi bwawe. anaweza kuendelea utajiri wako. Ndavuga mu izina rya Yesu. Nikasema kwa jina la Yesu. Ndamukupana ubwenge sawa twaza kubyongera. Kaongea mamegasi naishi. Ariko nuko yavuga ibyo nashaka. Alikuwa anasema mwenye sitaki. Imana ibonye nabyumvise neza n'ubundi mushakazi Mungu anakuona asibisikie mzuri, akanitumia mjakazi ya mkono. arambwira ngo basa ifuhe ry'abadayimoni ryabaye ryinshi. Pastor, wivu wa mapepo unakuwa mwingi. Witonde ugiye kwiga. Unaenda soma angalisho. Yaje kunsengera mu rugo yanjye mbanga arikoze ibintu bibi. iko na tabiri mambo mbaya. Buriya abantu mfite abagabo kubasengera mu ngo. Watu wenyewe huko wanaenda wakiwa wanaongea nyumbani. Akenshi tuba dushaka ko baduhanurira ko abana bacu bakize. Tunataka watutabirie Bazaba abadepite, watakuwa madepite. abana bacu ko bagiye hanze. Toto yetu wataenda Ibyo nibyo bibwiriza tuba dukeneye. ile kama upili Buriya tuba twabategeye tunawategea motoro, babaye n'igisuguto cyacu. tunawapa na maziwa yetu. Haleluya. Ndikubesha se abantu bagira abantu babasengera Watu wenye wanaona watu n'abantu bajya gusengera abantu Mungu nabo wanapimo ndio mbele watu wa Mungu wako na buriya biragoye biko nguvu. kugira ngo umuntu abe yakubwiye ngo nakoresha itike Yeye mtumia ticket hanyuma nuhagera ubanza urye akantu wateguriye kitu kidogo kutumia. hanyuma nurangiza umuhanuriye ngo Sasa mtabirie mwambie ugiye mu kirero unaenda kuwa masikini. urupfu ruraje, Mauti inakuja, ibyago biraje. shida inakuja. Nshuti yanjye ni umuhanuzi Tukianza niko ariko yarangije guhanura ariko umukeneye. alimaliza tabiri aliko na mkemea. Ariko kumbi ibyo yavugaga yari mu mwuka. Yeye alikuwa anasema alikuwa kiroho. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mana yambwiye ngo hari amasomo tize yo mu gipasiteri no mu bahanuzi. Kuna masomo mengi kusoma ya kipastori na kiburi. Ulitoroka ile shule. Ndashaka kukwigisha neza. Bibiliya nshaka kufundisha unachule mtoto wangu Amenya. Haleluya. Ndarwara ejo bundi nzara ile siku ilipita niligonjwa ndarwara iminsi mutambura tulimaliza siku ndarwara indwaye barwaje bakobanyohereza amahembe ariko yazana gasanga y'umuriro w'Imana moto ya Mungu bakohereza amahembe gasanga y'umuriro w'Imana gasubira Satani yabibonye tani sana ndio aravuga ngo no bw'amahembe gatamushobora mapembe alikumweza
uretse nkoresha arwaye akarwara agonjwe akoresha umurwayi alishambulia na magonjwa njya kwa muganga ilienda hospitalini ngeze kwa muganga sasa ilifika hospitalini banyuza muri ecography y'ibipima abagore walinipitisha kwa ecography mwanamke wakapicha babona uburwayi walipata magonjwa amen bamaze kubona barabwira ngo sasa walipata magonjwa wakaniambia reka tukwandikire imiti tukuandikie madawa uri umuntu wishoboye ibintu bose naona uko boss navuze kugira ngo imiti y'ishigi yayoroheje haina sababu kwenye madawa ya chini ya bei chini Dr. Ndayo bibi Dr. nikasema uri kubona biguca nta kibazo cyangwa ikasenke n'idimi wasa ni dini sio kimile ya ayandikira imiti kaniandikia dawa wewe 160 ça 60,000 hanyuma kandi iyo yanditse 160 ikuruka ile ya sasa uzoga no kugura 250 cyose kwa 210 yote inauza 210,000 fata message foto y'imapuro message nikatumia abantu bose bashobora kuba bazanye n'abantu bateza kugira ngo byibura nibure kuri amafaranga make kuna dawa kidogo pesa kidogo Imana kugira ngo yigishe uri kwikurenterera nifundishe wakati nafunza uri kwikurenterera buriya unafunza na amashuri atandukanye y'uri kwikurenterera na telefoni basubiza ntari guhamagara shira nikusema telefoni ajili yake na haitaki reka subiremo na hata niudie tena niba uri kwikurenterera soma uko ndani ya kwikumayo wewe unasoma na telefoni yaguhamagara Yesu kukuita nawe ntayo wahamagara wewe Yesu izo nahamagaye zose nitaka yote nikata ndavuga nikasema hapo ndimo shuri ndavuga hano ni mwenterera kabisa hapa niko ndani ya tena n'abantu bahamagara gatanu ku munsi sengana bose ariko sigarana na Yesu nikabakia nazo uriya pastor bicaranye ndio pastor mwenye ndamubwira ngo ni izi somo nimesoma nibwira yuko Yesu ari we data Yesu ari we mama ndiye baba ari we byose ndavugana nawe nikasema haleluya amen n'umuntu wasengera abantu benshi n'abatiza benshi nibatiza ariko bose ntawe nabo bote sikuwa abapasitoro wasengeye ntawe nabo abahanuzi nabo mugiye kuna mwenye wabona iyo mesaje wese ugiye kubasha gusenga n'isuku akuitika tena ntabwo iyi neterina kasema hii ni shuri haleluya ariko kubera ko nari narabibwiwe nahise menya neza ko nilijua kwamba ndi mu ishuri niko ndani ya shule mudamu wanjye arambwira ngo reka gupfana umuntu wari wese icara watu wakasema usikufe kwa mtu imashini turanaruka ufite miliyoni zigera muri 6 uyu mugabo waje gushikushika imodoka tulienda kuuza gari uba zikamanuka n'imodoka nk'iyi sita zinasuka na upate gari ile ni distraction bwoko bw'Imana ijambo ryavuze ngo Uwiteka wewe unasema nimukiricareba anakuwaka yarangiza akagikomeza kisa nifanya aravuze ngo ndabaza nasema ndagutabara ibyo wageragejemo byarakurangiye ariko ivugana nawe biriyo kwizerwa naho abantu bose bakwa naho isi yose yamuha kwizera kuri hejuru bagakwemera haleluya Imana masi ibyo ni ijambo reka Uwiteka yambwiye ngo wambonye ko ntinze ntawakinga nikifunga hakuna mweneza fungua mw'ijoro ry'ejo nibwo yasanze umugabo amubwira ngo mumumbarize mumumbarize nari sinziriye urwaye n'igitugerera nagonjwa gripe arambwira ngo uze kumubwirira
uhisi. Wabonye ko nkinze nta waciye. Uliona nikifunga hakuna mwenye anaweza fungua. Waliwagira muri iyo si. Ushafika mahali dunia. Abantu bagatangira kubwira. Watu wanaanza kuambiana. Kwanza tugeze twebwe abahanuzi. Si ndio manabii. Muri suri bizima n'ubuhanuzi. Arikaragarasa. Basule bacha najitunga kabasule nabii ule. Hakuna kitu. Mutika. Mtu mwenye asitundake. Basule nabii ule. Twebwe nitwe. Si ndio manabii. Kubahanuzi. Tunahamagarwa. Wanatuitaka. Kutuye guhanura. Wanatuitaka watabiri wewe. Avuga sha. Nikasema Haleluya. Amen. Abari kukuzunguza ikibuno ngo nibo bakora. Wengine wanatingiza kiuno. Abari kukuzunguza ibigani bizingira ngo nibo bakora. Wengine wanaleta kugiza umugabo ntiwabona. kufanya mambo kugiza umukobwa ntiwabaho. Bajya barakureba bakabona amadonda yesa. Bajya barakureba bakabona isura yawe. Isa n'inkende. iko sawa vile kima. Sura sawa kima. Uri kwiyobera ngo niwe muhanuzi. Kiona sasa kiona piwa cha. Kandi niwe pastor. Asowe Tukayero gutera haleluya bakazikiriza. Kufunga nabia bana. Ariko niyo wicaye mu ishuri. Kikara kwenye shule. Uriya muntu bituma uhamagara ari ibintu nize. Ndaka wito. Maze ari ibintu nize y'umupasiteri w'umuhamagaro. Tena wito. Buri gihe cyose ugira ibizamini bitandukanye. Igihe kwigisha haleluya. Ibigeragezo pastor Mama Sandrine Mushumba yiga. Ntabwo aribyo pastor Cyuma yiga. Ibizamini examen masomo cyangwa muzee mushiga yenyewe msema ntabwo ari byo biga. Ni umuntu wese agenda akora ibizamini. Haleluya. Ibizamini wowe uri kwiga ntabwo ari ibyo niga. Ibizamini byawe bigaho. Buri muntu wese iyo agiye kuzamuka bikariye akabanza agakora ikizamini. Mungu asikie kwimiko. Tumweleze kwimiko mwenye mafuta. Ndatawaza kwa mafuta ingia nafanya examen. Usewambira guto kumuneza ne. Mangezi yagiye mukabari kutaje. Ushobora kumanuka ku buryo miliyoni 5 zishaka kazi. Unaweza shuka milioni 5 zitafuta zikosa. Ni shuri. Masomo. Masomo. Aho hantu kugira ngo ngishaho ile fasi kuko fasi imeruka. Nageze aho nilifika fasi abantu kumvuka ndio watu kunisema ni kwa Mungu wako bila kuhadhiri rubavu. Ndio ikajiondolea roho ya kutabiria rubavu. Ndavuga nta muntu w'igisenyi, hakuna mtu uzongera kuhanurira mwenye itakuwa na tabiri. Ibihembo byabo nta magambo, malipo yao ni maneno. Ndavuga baba uzashaka ahantu n'ubavuga mbanza gusengera genda niba no kubwiza ndakugisha Imana niyo wanyereka ndakubwira nakabyumva akihorera igihembo cyabo malipo yao ni maneno. Tukusema rubavu ndabigambirira nikaendelea njama haya bakunda shaka Mungu anawapenda yarakubiswe muri zanjye nilipenda fimbo yenu uratinya umuntu uzana ogoka mtu analeta avuye mu bapfumu anatoka kwa wafumu ukirikana dayimoni murimo kuza pepo yako ndani ukamusengera unamuombea ukamubatiza unambatiza utamubatiza ukamwereka uko basenga unambatiza unamuonesha Yesu cyane n'abana bategeka abajyana mu butayu kuyange mu gitondo imyenda yuzuyemo bye inarushe n'abayeho nanutse nariko uko bagenda n'ukuza kweli niko mgodi uko nukuri shobora kugaragaza na bine ndio pakapima wakakuta sembe ni 94 kilo naye y'abarundo bafite 20 niba byose ukoresheje icyaha nakora mimi nileta bali ninakuwa abana mutse nabyo ngo barese mwana ukaramo
Sikiona wewe shida inatambua. Ikiza cy'amarokore ni iki? Bamaze kumva Kuvunika sema sinzongera bitatunga icyuma ku rusengero rwawe. Funga chumba ya maombi kanisa yako. Urumva umwanzuro wari unakazi. Unasikia ile mpango ilikuwa makanisa. Nawe nagitunga nazo twiza kucura nka padiri. Padiri ntabwo mumuvuga. Ntabwo nka padiri. Kostimo yangu na bibi yangu turudi. Fata umwanzuro. Fata umwanzuro wo kuguteza tugomba gucira. Kamata sasa mpango ya sina habari kumbi nibyo somo. Ile njoo shule kabisa ulikuwa unapitia ndani. Ariko reka iki. Lakini acha nikwambie. Boko bima. Mureke kuvuga abakozi bima. Wacha kusema watumishi. Mureke kubarwanya. Wacha kupiga vita watumishi. Nuko. Kweli. Nasiwa tamuri utunguzo tuchaiza zimana niche. Abange nifanyizia. Kama ningetia tata kabisa Mungu. Ariko batuma mu mutima uvunika. Baliacha Mungu. Murakuhaye ikibisa tuyeseksa. Mtu anatoa ariko Imana kubarira ashimwe Yesu kindabara ifite akajya kubikugishije. Ambia yeye mwana kufikishia pa. Haleluya. Amen. Anafanya kuondoa niba dushaka ko tubona ubwiza kama tunataka tuone utukufu wa Mungu, niba dushaka kuzamuka, kama mnataka uinuliwe, usigusengana n'abantu barimo n'abantu bafite rezo barikorera agiriti ni kuzomba pamoja na watu wenye biko na connection ya kusimu pale agiriti akayicara ni kusima ari gukorana nabo anaikana hapa mwiko na shuka kuzimu na kunatumia wa mkuru wale kumugirira Kristo urabikora n'ubuteze nabo yeye anaanza kukupiga vita. Amen. Iyo ni system. Iyo ni system. Iri gukorera mu mitwe y'abantu. Inatumikia abakozi b'Imana bavunike. Byo batumishi ya Mungu bavunike. Bashikirege umbaranza abantu. Abahanuzi benshi bamaze gukora ibintu by'Imana. Asigaye ari mu rukora agakibwoba. Aya mu Kristo anaogopa. Akatasigaye. Uyu akakibwoba. Anaogopa. Abandi bakujya Zambia muri Kenya na Uganda kugira ngo bajye gukora umurimo kuko bagifite umutima wo kumva biko kabisa na wao wanasikia watu na wanasikia watu. Beka mukakanu ateza ni umunyabugingo wanyu kama uko mtu ambaye uko ndani ya nafsi yako umushumba wano mchungaji wako na wala vita vilikuwaho hana sababu ya nguvu ya Mungu kufanyika ilikuwaho yenyewe inakuwa kwa Mungu bwawe wewe pekee ni wewe walihindura wewe tunaweza hari mugahagarana nawe unasimama na Mungu ukajya mu murongo umwe n'Imana unatembea kwa Imana ikagukorera itarugisha Mungu ikagukorera itabitangaza ikagukorera itanamasoko agakama ariko wagize kwemera ukabaza ukajya muri wowe kwemera unakuwa ndani yako kukubali kwanza ariko ntabwo uzakatana ngo ujye ukatana hautaingia hapa uingie kuingia ntabwo bivamo habitaitika hapo n'ubundi alitikake wasengera umuntu mariage nibwo bagakora indi utavuye ko hari ikibazo kikaba cya pastor shida tena nguo ya pastor kweli wasengera umuntu ubucuruzi unaombea mtu uchuruzi yarangiza akamushura ikibazo cya pastor shida unakwenda ya pastor jambo ry'Imana riravuga ngo ubwoko bw'Imana busigaye ubwoko busigaye buburanya abatanzi ni kusema wanasambisha wakuhani ngo basigaye baburanya abatanzi wanasambisha wakuhani ninde wababwiye yuko nani mwenye aliambiaka ushobora gutegera indege ya Mungu kumwene wabo unaweza kamatia vyema hari umusaza rero cyubishaka gateri baravuga ngo hari abantu bagirana amasezerano ngo babategereje ngo bisaba gutegera indege ya Mungu sasa za kukamatia vyema mgongo pale umuntu wese utegereje amasezerano akora ibyaha ni umuntu utegera indege ya Mungu cyangwa rwego kuri
yifuze Wanaenda kukamatia ni ibintu bisa bigahura niyo kugura inyama muri farumasi wenda kuhusia nyama mfarmasi na mgwai kwa nilitashuru ni dawa tunakuwa iryo ntabwo ari ikosa rya pasiteri ile aliko zambi ya pasiteri aliko makosa ya pasiteri ni ikosa ryawe wakosora makosa unaweza kusoma biri kugira abantu witwaza mu muhamagaro wawe twari ibyawe wenyine waguteza kubona ubutaha usitupatie kuanguka ndani ya jangwa. Haleluya. Amen. Usende bashuje. Iyo wamaze kumenya guhindura ibintu byawe kama unajua kugeuza mambo yako ukamenya gukiranuka icyo ari cyo unajua kuwa haki ni nini ukamenya itangiriro ryawe ukamenya nawe urikwerekeza unajua fasi unaenda iyo wamaze kumenya uwo murongo ukishajua ntabwo wongera gushyiramo abandi mu rugendo rwawe auti yake watu wengine kusafiri yako usigara wowe wenyine ureba uti ndi kugenda farajianga wewe ukavuga ngo uwiteka ari ukiyicareba kandi ni nawe ugikomeza ukabwira Imana ngo uwiteka we hariya niho duhurira umushumba duha inama agukangurira n'ibitekerezo ariko umuhamagaro wawe utangirira mu rugo itorero ryanjye ritangirira iwanjye ugatangira kugenzura imbuto zawe ukareba neza imigendere yawe ukareba ko udahura n'igitangaza cy'Imana iyo wamenya kwigenzura ijambo ry'Imana riravuga ngo inyoni n'intasha zimenya ibihe byazo ngo ndetse n'abagenzuzi b'ikirere barakimenya bariko abana b'Imana baremewe kumenya ibihe byabo rero genzura ibihe byawe umenye uko uzatsinda iyi ntambara utayishoyemo abandi na bila kuingia kwa watu wengine reka kubaka intambara zawe hata tuchukue vita yako ngo nurangiza uzishyire mu mabere utie ndani ya wewe fata intambara zawe chukua vita yako nurangiza witegereze umusaraba uangalie msalaba nurangiza umutumbire kisha utizame msalaba ariko ntushyiremo njyewe usitie ndani mimi kubera yuko njyewe tumiye nanjye mfite uwanjye nikoreye niko yangu yenyewe ninabeba kandi nanjye nzawubazwa na nitaulizwa rero nawe na wewe wamaze guhamagarwa unaishaitwa Imana yakubwiye ibyiza n'ibibi Mungu alikwambia vitu vibaya na vizuri ikigezweho kitu yenyewe inafikako bwira Yesu ngo ambia Yesu hivi ni wowe ukicurema wewe umeruna ubaki warangiza ukagikomeza kisha umeitia nguvu ndemera ubuzima bufite irembo ile maisha yenyewe iko na mwelekeo muri iyi viziyo ngiye kwinjiramo ndemera ubuzima bufite irembo ile maisha yenyewe iko na muri iyi bizinesi yanjye nicaye ndemera ubuzima bufite irembo muri iyi gikombe yanjye ndemera ubuzima bufite irembo ibyo ngerageza gukora byose ndemera ubuzima bufite irembo kugira ngo nzagire aho ngera kugira ngo nzagire ahantu ngera kubera ko nta hantu nagera ntafite byica buriya yabesi kugira ngo avuge ngo icyamukantu umugisha aseme wa kunipa mbarikiwe yarangiza agapeshaho umukandara w'ubwiza kisha natia sentini ya mwili ukarinda ibyago unalinda atayagupeshaho yahise agukenyeza uburinzi pale ukarinda ibyago unalinda shida ntibimbabaze isiniletee tena kandi ufunge kwawe tukabana nawe mkono yako ilikuwa pamoja na mimi yari asenze neza alikuwa ameomba vizuri yaragize ihishurirwa ryiza mu rusengero alikuwa na maono mzuri ndani ya maono ndagira ngo mvugane nawe hata nisungumuze na wewe uyu mwaka tugiye kwinjiramo hii mwaka tunaenda ingia ni umwaka Imana igiye kubohoramo abantu mwaka Mungu anaenda fungula ni watu umwaka Imana igiye gusubiza abantu benshi mwaka Mungu anaenda tilia watu ariko ni umwaka igiye kwicamo abantu benshi Mungu anaenda hiyo watu wengi uko ni ukuri ehe ni ukuri
uyu mwaka ili mwaka Imana igiye gushumbushaho Mungu anaenda tena abantu bayikoreye neza alitumikia Mungu mzuri. Amen. kagasubire Ndiye tena uyu mwaka Mungu ili mwaka wa 2023 ya 2022 na tatu n'umwaka izagirira abantu neza ni mwaka wenye Mungu atatendea watu bayubashye wenye waliheshimu Mungu, ababashije kuyubaha wenye waliweza kuheshimu Mungu. abo ngabo bagiye kwakira ukuboko kw'Imana Kale wanaenda kupokea mkono ariko hari n'abigiye kwisha wenyewe ya abo nabo tayari wale nao wakuota kuko basuzumye ijambo ry'Imana hiyo neno la Mungu kubera yuko badagaje ubwoko bw'Imana walichafua taifa la Mungu, ntugaye bariyeri mu nzira bavuga bagakuza gusenga walitoka bariyeri mu nzira watu batumye abantu bataza mu rusengero watu wasikuje kanisani, bagiye baboga abantu mu nzira waliloga watu njia umurozi watanze mu nzira yote leo litapana njia ugatuma abantu bataza mu rusengero hata watu wakuye mu kanisa. ndagira ngo umenyeshe ko Uwiteka atakubisha Tulishe Mungu anakuja kukulipa, aje kukwishyuza anakuja kukulipisha ibyo wakoreye mu nzira yenye ifanyisia mjini, ukabuza abantu kuza mu rusengero unakosesha watu kuja kanisani. abantu babwiwe amasezerano baliambiwa ahadi, mukayategereza mukayabura munangoja munakosa. igihe kirageze kandi hagiye no kubonekamo ububyutse Siku moja inafika na uamsho hagiye no kubonekamo abantu bakizwa utaonekana watu kuokolewa, hagiye kubonekamo abantu basenga mukorera mu mwuka watu wanaomba ndani ya haki na kweli. nubwo satani nawe azazamura amayeri menshi Hata shetani atapandisha maakili za Mungu, ariko Imana y'amahoro lakini Mungu wa amani igiye kureba umugisha anaenda kulipa abantu bayubashye watu walioheshimu. tugiye kwambara neza Tunaenda kula mzuri, tugiye gukora mariage nziza tunaenda fanya makosa, tugiye kugenda mu modoka nziza tunatembea mudoni, iki kigiye kireke kenye kinavuma kipasuke. tugiye gusubiza umva ko mwaruze mukarugora muri abahanga Muliloga kuyamwaka munoge ile mwaka sasa. uyu mwaka imarayika w'Imana azazana imbaraga Kale Mungu ataleta mpanga, ntabwo ijambo rye rizongera kuranzikwa neno lake halitafichwa, ijambo rye rigiye kujya rivuga rikore litakuwa nasemeka. uyu mwaka tugiye guhura nawe Hii mwaka tunaenda kukutana na inama nakugira icomeka mu maraso ya Yesu vitie ndani ya damu ya Yesu, inama nakugira muri sisiteme ya satani toka msisteme ya shetani, winjire mu maraso ya Yesu ingia ndani ya damu ya Yesu, usenge mu kuri uombe kwa kweli, usenge mu mwuka uombe kiroho, usengane kwizera uombe ndani ya imani, kandi ugende utikoreye ibigirwamana uombe na uombe masanamu mamiungu iungu ibigirwamana nyingi ibigirwamana nyingi, tujya tubivuga tunaisemaka mugahita mutekereza abapfumu munawaza wafumu. ariko hari ibigirwamana bisigaye biri mu rusengero Kuna nyungu ndani ya kanisa, reka mvugeho nka bitatu hata niseme kama tatu. ubu hadutse umwuka w'ishyari Hivi kuko roho ya wivu. Mama simama hata kama wewe ni mgonjwa. nanjye ndarwaye gukorera Imana amen Amen. mundebe hano n'umuhanuzi Mulione hapa niko nabii. iyi ni intama ya Kristo Hii ni kondoo ya Kristo. ariko uyu muntu uri basengera hano muze kumukurikirana cyane uyu nguyu Huyu kama naomba kama cyuma umukurikirane cyane namusengera afite amarezo menshi uyu mubyeyi afite amarezo menshi y'abadayimoni umusengere mu yakati ndio kabisa uko yanzengereje hano amen mu yakati ari kuva kare ndiro mu masengesho nari guhangana na buriya ubundi hari gariwe na yari gukorwana nabo amen amen Yesu arashimwe haleluya Haleluya. ugiye guhanura Hivi ndio hiyo kweli sasa. ndakumva Bila kusikia. mwana wanjye usengera Bwana wangu mwana wangu. usengera he Unaombewa.
imyuka mibi mbona mapepo yo Bwana mtembelea mwanzo zakarema Mungu mtembelee kwa ndoto zenye naona usipate chuma unajua pastor Chuma wewe unamjua pastor Chuma wewe umute unamuona kaji bali imyuka mibi ona mapepo madugu yeye wajezi kuzimu wewe fika kuzimu shafika kuzimu yeye pasipo kuja ayana iko na muloga mzuri kana leo na iko na tabiri atakuleshi strategy kama watumikishe ile strategy akakapwe na ajabu na roho sema nimelala nimelota mwanzo tukubu Mungu mtu mmoja alisema anaambia mwana roho aseme nililota na roho nililota hasa unakai kwa hii pastor fulani kwa chinja ng'ombe na president wa chumba ya maombi chinja kuku anakosa kisa kubomoa watu watoke kule nifasilie ubwoko bw'Imana Mwuyu muhanuzi kumuhanuzi katachembera mugenzi hakubali wenzake ariko umurozi wakemera wese kwa mwese baraitikana muragira ngo iyi klasi tugezemo nibishaka gusenga mubwe amuona kama fasi tunafika hapo kwenda katika muzi bimwe mu bintu bitumye muri abakene mnatoa vitu vinaacha huko kwa maskini n'abahanuzi barimo na banabii kondani mwitondere musabishari muafanye angalisho na roho ya wivu kubera impano hari gahini fasi kwenye kuko kale hari nabe kuko na abeli ahantu hari gahini hari nabe kwenye kuko kale kuko na abeli mwitondere muraba gukora muri connection y'umugisha ashaka gukora ahantu kujyane mu bintu bidasumaro nyine kumusebesha muri pe wakwiriyeyo wakwiriyeyo kubeshereyo mpamvu icyariro cyawe y'umusubiza kandi zabirote ubumini tabilota amen pakati mazabao yako kama nanje nsagiza uzatsengere byote sema na mimi niombee na mimi nilotake hivi mbite ko niyo n'umurote bibi ngushe kama unachukia mtu na murote wangu baya niyo wanze umuntu mureba mw'inzoka ukamureba mw'ikosi gutyo ubwoko bw'Imana ibintu uko muri gushyira mu tekinike ili tunabitia mu tekinike uko ndani teknike ureka gukora muri position ahantu wagiye kubona Imana ukamusinyishasha wokwinjira marayika w'umuco abo ni kuvuga mu barokore barimo mu bahanuzi barimo mu basenga barimo mu bahanuzi barimo muri bahanuzi bakiba basengera ubwoko bw'Imana bakira guma ku gicaniro cyawe bakira tumasaza mu rwa usingie mu kichwa yako acha nibangi amen niko nyira nyamana y'Imana Imana igishije ibibazo ku nzayisohokamo no kuzahindura yarambwiye ko mwana wanjye neza ngiye gusoma neza hanyuma rero hagarara noneho ubabwiye ubashambo y'amajire gatatu uzongera gutinya abantu birakonoshe iyo urushyikiriza mu buya uzongera gutinya abantu uzongera kubatinya ibintu byenda bigaruka vitu yako vitarudisha amen abantu bari batinya abantu bera gutinya abantu kuogopa watu babi buri migisha yose wabuze n'umuntu watinya utayibura ni mtu mwanya umuntu usenga unaweza basi aondoke ariko ujya guhura n'umuntu azana umugisha wawe umuntu kukugirira neza yaguteranyije nawe yongera kugusiga ibyondo yamubwiye ko yakuvuga ataha nijoro yakubonye hehe utahaguha ariko yarangiye kumubwira ngo iwanyu baravuga yarangiye kumusokanya yarangiye kukwishyura mesaje kugira ngo atagira uza kukurambagiza iwanyu yarangiye kumuharabika alishakuharibisha isura yawe yarayishe sura yako alishaka iharibisha we yigira mwiza
anajifanya ahasi ngumuje urugero urambagize ariko sinzi ukuntu mubonye usiyokimbia zirere utachiona usinabone tukanyira nabati yabibonye ifuwe kuko cyonye niko ndoa mana ari sengesho twaza kuzahindura kandi Imana imigisha yacu ice mu nzira niyace mu nzira zihuriramo n'abanzi bacu reka tubyite dutyo kubera yuko haleluya akavuyo k'abasimu n'abadayimoni mapepo na warosi turakarambiwe tunachoka kugeza igihe cyo gukubita imyanya y'ijuru kugeza igihe cyo guhangana n'abazimu kugeza igihe cyo gukubita zikabasubishura zigashira amasezerano yacu kupinda chilie na haki yetu umuntu uri kunyumva cyane nabwese reka soza kuvuga gutya acha nimalize nikisema hivi amen mwisengesho tugiye gusenga kwa maombi yenye tunaomba Imana ngoma ampia Mungu ni wowe ugiye isema wewe utaomba kitu warangiza ukagikomeza kisha unaifanya nguvu ndakwinginze kubera ko bari bakubwira uburozi bwo lakini usiogope akanwa kavuze muri ndacyo kavuga ko umugabo kitu kinasema uko kwa ndio sema uko mwanaume hili kinywa mwetu kandi nababwiye ko umuntu ari kwiga muri eterinati kama igisoje gitasa kuna jibu la kuyake ariko uyu mwaka dusoje muri eterinati kugira ngo babona dusoje muri eterinati yo kwiga ahantu abasohoka batubona twebwe mu mwigisho ari kujya ahantu muri life ari imigisha yacu bakugaragarira ku izina ryawe jina la nani Yesu Kristo kandi twiyame abaduca intege tukemee wengine wanatukata nguvu twiyame abaduca intege tukemee wengine wanatukata nguvu amen tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga tunaenda ingia mu wakati ya kuomba kwinjira mu gusenga nabwira kameramana kuri kamera yiwe dusenga tutaingia mu kuomba kamera ndio kamera yako haleluya twisengera Imana